baho hari igihe yigeze kuntuma mu kigo cya gisirikare intuma ku musirikare ndi kumubona neza ndavuga ati mana nozi mu kigo cya gisirikare ndajyayo gute urabigenza gute irambwira ati genda ni ngiye gutumye emereza ibimenyetso byo ndagenderaho ndagenda wa muntu koko ndahamusanga yarafite ikibazo mu rugo rwiwe ntago ibintu byaba biri kugenda nkuko abyifuza we yarari mu kazi afite abana barwaye n'umudamu we asama inda zikajya zivamo ndangije ndahagera mubwira ibyo mubwira kuko nageze kuri gate babwira umuntu ndi gushaka nta nubwo nari nzi izina rye babwira umuntu ndi gushaka Imana yari yamunyeretse ngo ndahagera turavugana aravuga ngo Imana ishimwe guhereza umugisha nandi kuyisaba ngo ikimenyetso kiranyereka ko kugeze mu rugo rwanjye nukira ntumaho umuntu uvuye hanze uvuye hanze y'ikigo haleluya amen. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndahatuma Imana Concorde kamfata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nayo icyo nabasezeranije nuko utabicisha urungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwirebera umukozi w'Imana. Reka uwo nasuye uyu munsi arakuze atangire abibwira karibu umukozi w'Imana. Murakoze nitwa Kajiwabo Eritiye yego mugabo w'abana batatu n'umudamu umwe yego Imana yagiriye icyizere ndi umuhanuzi n'ijambo ry'Imana ndarivuga uko Imana icoboje niko nkora ntabwo niyobora nyoborwa na Mwuka Wera Imana itugirire neza. Yego Kajiwabo Eritiye niwe tuye kubana muri iki kiganiro reka tugusabe ngo udusengero gango Imana nayo yivange mu byacu. Yego murakoze. Yego Imana ifite imbaraga Imana ishoboye byose twongeye kugushima ko twongeye kubona igicamunsi cy'umugisha izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Wera wa Isiraheli hari abari mu bitaro hari abafunzwe hari abavuye mu mubiri abo ngabo ntabwo tubarusha ubwiza ntabwo mbarusha igikundiro suko nkiranutse kubarusha ahubwo n'ubuntu bwawe ni neza yawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe n'umugisha n'iby'agaciro nagize kuba naramutse ndi muzima na bagenzi banjye izina ryawe rero nirahabwa icyubahiro. Ndagusabye kugira ngo uze kwivanga muri gahunda uze kuduhagararira iki kiganiro kigirira abandi umumaro iki kiganiro kigira aho kibakura naho kibashira iki kiganiro Wera wa Isiraheli ucivangemo kubera ko uri Wera wa Isiraheli jambo ryawe narisomye rambwira ngo ushaka kuvuga ibyanjye nava mu bidatunganye uzuhagarare muri twebwe uzubana natwe kushoboye byose ndakwiringiye kandi ndakwizenze neza ko turasuzanya nawe kandi nziko biragenda neza mu izina ryawe Yesu urakoze amen. Amen. Yego Kajiwabo Eritiye uri umuhanuzi. Yego uheruka guhanura ryari bigasohora? Igihe mperuka guhanura bigasohora ndibuka hari umuntu nagiye kureba arwaye ntabwo nzi ko Umwuka Wera aranzamo ngo muhanurire turasenga ndi kumwe n'abandi turasenga Umwuka Wera anzamo arambwira ngo nimuhanurire ngo agiye kubaka. Yego yari yaraheze mu kode ibintu byaranze
ndamuhanura, Imana irambwira ngo mubwire gutya na gutya, ndabimubwira. ubu ngubu ari mu nzu yiwe. Ntabwo kubivuga gutya, ntabwo ari ukubyirata, ahubwo ndavuga Imana yo mu ijuru yankoresheje ibyo ngibyo, kuko n'abandi benshi igenda ikoresha. Imana rero ifite imbaraga, kandi Imana iyo uyizeye ikora imirimo kandi igakora n'ibitangaza. Yego. We mwembwe kumusengera arwaye, kugira ngo Imana ikubwire ngo iramukijije, ahubwo yakubwira ngo imuhaye inzu. Yego, Imana ukuntu ikora, undi Imana hari ukuntu nasanze ikora. Hari igihe wowe uri kuyisaba ukayibwira ngo Mana nkeneye, wenda urugero nkanjye, hari igihe nagiye gusenga rimwe njya ku musozi, ndasenga ndi gusaba Imana ngo nimpereze perime, ntayo nari ndagira, uretse kubona nayibonye najye nishimwe. Nagiye gusenga Imana ndi kuyisaba ngo impe perime, ariko ikanyereka ibindi bitari iyo perime. Avuga Mana ko ndi kugusaba ngo umpereze perime, nkaba ndi kubona uri kunyereka ibindi biragenda gute, ni ibiki ibiko ndi kubona bincanze. Ngasenga ndi kubwira Imana ati ngiye ni perime yo ndi gushaka, ariko ikanyereka ibindi. Ndabibwira, ndavuga ati rero ndi gusaba perime nkabona Imana iri kunyereka ibindi, igiye kumpa ibindi, reka ndeke iyo perime nkomeze nsengere biriya by'Imana iri kunyereka. Ariko Imana ikweretse ikintu ntabwo ikikwereka ngo ukigumane, ikikwereka kugira ngo usenge. Niba udashoboye no gusenga, wenda wakibonye muri wowe ukananirwa gusenga, ntabwo wabura umuntu uhamagara kagufasha gusenga, kuko Imana yacu yumva amasengesho. Yego. Perime uba warayibonye? Perime narayibonye, ariko uburyo nayibonyemo ntabwo nigeze mvuga ngo Mana mpa perime, kuko najyaga kuyisengera nkabona ibindi, ahubwo irayimpa mu buryo ntateganyaga. Kuko nta gihe najyaga gusenga napfukamye ndi kubwira Imana ngo mpa perime, nkumva Imana isintuma ku wundi muntu tigenda umubwira ibi n'ibi. Ubwo ibyo kwisengera ngenda bireka, ahubwo iyo perime kuyibona nyibona ari uko nasengeye abandi bantu, kuko hari igihe bajyaga bampamagarana nijoro tugasengana, umuntu akambwira ngo afite umurwayi nimufashe gusenga, avuga ati Imana yo mu ijuru iraza kumukiza, reka dusenge. Wa wundi ndi gusengera akizera, nanjye nkizera. Yego. Ni ryari kaje waba yigeze avuga ati Imana iyi mpano wampaye y'ubuhanuzi kwiri kungerageza wayisubirana? Byari byagenze utaniba byarabayeho? Ngewe ntabwo icyo gihe nigeze nkigeramo, kuko uko nasengaga nuko Imana yantumaga, ngewe nasanga aho najyaga gusenga nasangaga Imana yahageze. Ubwo nkagenda mbese meze nka kwa kundi uba uri kunyerera. Hari umugani bigeze kuducira ngo umuntu yigeze gufata igikeri kiri mu muhanda, kiri cyabuze ukuntu cyagera mu gishanga, aragifata gitera umugeri, kiba kiguye mu gishanga. Igikeri kiravuga ngo nubwo bindiye ariko ntacyo ngeze hehe, aho ngera vuba byihuse. Nanjye rero nabaga ngiye ngabwira Imana ngo Mana niba ari wowe untumye uze kugendana nanjye, ngasanga Imana yahageze. Ubwo nkavuga ubutumwa uko yabumpaye, singira ubwo nongeraho, singira n'ubwo ngabanya. Ubwo ni gutyo mbanye n'Imana na n'iyi saha. Yego. Nukuri kuvuga ngo hari igihe yantumaga ukagira ngo ubu ntabwo ikigutuma. Na n'ubu ngo birantuma, gusa uko yantumaga icyo gihe ntabwo nari ndigirira icyizere nk'ubu ngubu. Ubu ngubu ho yimbwiye kimwe numva ikindi, yimbwiye ngo kora iki mba nzi ko ari iki ngiki. Naho icyo gihe nabaga nk'uri gushidikanya, ariko ubu nta gushidikanya nkigira. Maze igihe kinini, imyaka irenga 5, rwose nifitiye icyizere, sinifite confidence, ndi kumva mbese ndi ready kuvuga Imana isaha ku saha yazi kantuma. Nubwo tuba turi mu isi, ariko Imana ijya insanga kenshi kandi ikankoresha iby'ubutwari. Nta buhanuzi Imana iraguha wareba ukuntu buteye ubwoba, ukabanza wayisaba ibimenyetso byinshi, Imana ikaguha kimwe, yakiguha nacyo ukavuga ati hoya Mana maniki, nyine bitewe n'ukuntu uri kubona buteye ubwoba. Ibyo ngibyo biraba, ariko akenshi bikunda kuba iyo bibaye ntabwo umuntu aba ari ngombwa wenda ngo abivugire imbere ya kamera, ariko bibaho. Ibishoboka urabivuga da, iby'ibanga by'urabibika, ariko arebeye. Bibaho. Hari igihe yigeze kuntuma mu kigo cya gisirikare, intuma ku musirikare ndi kumubona neza,
ndavuga ati mana nozi mu kigo cya gisirikari ndajyayo gute urabigenza gute? Irambwira ati genda ni ngiye ugutumye. Impereza ibimenyetso byo ndagenderaho ndagenda, wa muntu koko ndahamusanga yari afite ikibazo mu rugo rwiwe, ntabwo ibintu byaba biri kugenda nk'uko abyifuza. We yari ari mu kazi afite abana barwaye n'umudamu we asama inda zikajya zivamo. Ndangije ndahagera mubwira ibyo mubwira, kuko nageze kuri gate babwira umuntu ndi gushaka, nta nubwo nari nzi izina rye. Babwira umuntu ndi gushaka, Imana yari yamunyeretse. Ngo ndahagera turavugana, aravuga ngo Imana ishimwe guhereza umugisha, nari ndi kuyisaba ngo ikimenyetso kiranyereka ko kugeze mu rugo rwanjye nukirantumaho umuntu uvuye hanze. Uvuye hanze y'ikigo. Uvuye hanze y'ikigo. Haleluya, amen. Ubwo turasenga, n'umudamu aramuhamagara kuri telefone, ndamubwira ati rero iyi network ntabwo network ebyiri zikorana, ariko wowe wizere kupa telefone, wizere dusenge, wizere kandi nzi neza ko hari icyo Imana irakora. Imana rero yakoze imirimo, Imana iramurengera iramushyigikira. Birangira agiye no hanze, arampamagara arambwira ngo ibintu byagenze neza, arambwira ngo mbe nashima Imana gute. Ndamubwira ngo aho uri ukuri gushima Imana kose, aho uri nayo irumva iryo shimwe ryayo. Nico gihe nibuka nagize ubuhanuzi nk'ubwo, ndatinya ngira ubwoba, ariko Imana irantinyura nk'uko yajyanye na Mose, nanjye irantinyura. Nuvuga ngo uwo musirikari ntabwo mwarigeze musengana na rimwe, nta nubwo nari muzi. None se nibura ntuvuga ikigo ariko basuvuga gace? Ni hano mu karere ka Rubavu. Yego, birahagije. Igutumayo utamuzi, mutarigeze musengana, Imana ikubwira ibye, irabimbwira, kandi ugiye kubimubwira usanga nawe ati nibyo. Dore ikintu cyanyemeje ko ari Imana nasanze yahageze. Narahageze tumaze gukora ibyo ngibyo, maze kumubwira ubwo butumwa, arambwira ngo none reka dusengane kugira ngo nsigare mbohotse, mbone nuko nkora akazi. Turasenga, ndasenga. Igihe kigeze, ubwo niho yahise ahamagara umudamu, aravuga ati kubakora bibe byiza nawe reka tumuhamagare mubwire ko tugiye gusenga. Ntabwo twasenze turi kuri telefone turi gukonegitana kuri fone, ariko twarasenze we ahari mu rugo nawe arizera, kandi ibintu bicamo. Ubu ngubu rwose ameze neza, arampamagara tukavugana, yaba afite nk'umuntu urwaye tugasenga, yaba afite nk'ikibazo ari kubona kitamumereye neza tugasenga, Imana ikagorora inzira kandi Imana igaca inzira. Ni gutyo mbayeho. Wowe iyo wirebye ubona Imana yaraguciye iki kugira ngo ikugire umuhanuzi? Njyewe nta kintu Imana yanciye, kubera ko iyo ikinca nta nubwo nari kukibona, ahubwo yo ubwayo ku bushake bwayo, kuko hari abari beza kundusha, hari abari bakiranutse kundusha, abo ngabo ntiyabakura iyo ngiyo, ahubwo ngewe iraza kubera ko ndi muri bya bindi by'iyo hirya. Kuko hari ijambo nasomye rirambwira ngo Yesu yasize intama 99 ajya kureba intama imwe yari yazimiye. Iyo ntama rero yari ngewe, nabonaga kandi ngewe yaje gushaka. Imana ikajya imbwira ati uzavuga ubutumwa, uzahanura aho abahanuzi babuze. Kavuga se abahanuzi babuze gute? Noneho umuntu yampamagara ngo dusengane, ngatekereza nkavuga si kubera ko ari ngiye yahamagaye, kubera ko adahamagaye na runaka nzi ko ari we wantanze mu bintu by'agakiza, kubera ko ari ngiye yahamagaye. Ariko natekereza ku by'Imana yagiye imbwira, ariko na kera kose nkiri mu hanze, navuga muri Egiputa, nkiri mu byaha nikoraga ibyo nshaka, nanatinyaga Imana. Numvaga Imana kuko hari n'igihe nararyamaga nkarota byinshi nkajya ndabinyuramo, ariko ngatinya Imana, ariko ntari nabihamiriza neza. Ubwo mbihamya gutyo rero, nkimara kubivamo nakira agakiza, ndabatizwa, Imana iza muri ngewe, tura muri ngewe neza. Ubwo ni gutyo mbayeho, ni gutyo tubanye n'Imana. Kuba Imana yarakugize umuhanuzi, ubona bitanga irihe somo muri sosiyete? Kuba Imana yarangiza umuhanuzi, hari ibintu byinshi nabonye ndiheraho ku ruhande rwanjye. Hari ibintu byinshi nabonye, kera ntabwo nabaga nabika na 500 mu mufuka, ariko buno hari nk'igicumwe gishobora gushira
mwumva umuntu araje arambwiye nguza 2 nkabimuhereza, umuntu arambwiye ati mfite ikibazo kiniki mfasha gusenga cyangwa se urebe ukundo ngenza. Ubwo ibyo ngibyo ntago ndabivuga uko kumugenza gutyo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo utanze ikintu ukagikurikiza amaso bibaga ari umuvumo. Ubwo tugasenga, niba ari byo gusenga Imana ikaza igakora imirimo, niba ari nk'umuntu ufite nk'ideni tugasenga Imana ikamwishurira, gutyo tukagendana gutyo. Ubwo abandi rero kugira ngo guhinduka kwanjye, impamvu abandi bayibonye isomo, bamwe bajya baza bakambaza wavuye ku nzoga gute, se wagiye mu rusengero gute, byagenze ute, wanyweye iyihe miti? Yego, ndababwira nta miti yo nanyweye, ahubwo ni ubushake bw'Imana bwanjeho. Ndabyibuka hari igihe twari turi gusenga, umuntu arampamagara arambwira, kuko namubwiye ngo tujyane gusenga namuraritse, arangije arambwira ngo yambuze, ndamubwira ngo nsanga hanaha. Arangije arambwira ngo nidutaha urangurira ikiro cy'inzoga. Ndamubwira ati kubera ko hari Imana ibishaka, ndamubwira ngo ngwino tukikugura nidutaha. Turaza turasenga, ubwo mwuka uramugeraho, dutashe ntirirwa arabimbaza. Uwo munsi ntabwo yigeze ajya mu kabari, ahubwo yahise arambwira ngo njye ndaza kumureba buri gihe. Mbese kuba Imana yarampaye impano yayo y'ubuhanuzi, ntabwo yayimpaye ngo nyicuruze, ahubwo yayimpaye kugira ngo igirire abandi umumaro, yereke ingirire umumaro nanjye ubwanjye. Kuko niba ndi kugusengera wowe turi kumwe, niba ndi kugusengera ufite ikibazo kigakemuka, nanjye hirya hari umuntu uri gusenga avuga ngo Mana ibuka n'abakozi bawe, mu bakozi bayo rero nanjye ndimo, nanjye kazi gakemura ibyanjye. Yego. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana ry'iminota 15, uvuga Imana mu ijambo ryayo mu byanditswe. Yego, ni karibu kadusoma ijambo ry'Imana. Ndagufasha gusoma cyangwa urisomera? Oya, nanjye ndasoma na sawa. Bibaye byiza kugira ngo dusangire ijambo, uramfasha gusoma nta kibazo, kugira ngo dufatanye n'ubundi tuba dufatanyije urugendo hano. Yego. Ngiye kumanza wasoma muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Yego. Ibice 25, urahera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 12. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri aba 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Amen. Aba bari abakobwa 10, harimo 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 badafite ubwenge, niko ndabivuga. Ariko bose baragendana, bose bari kumwe ariko badahuje. 5 ari abanyabwenge, abandi 5 atari abanyabwenge. Urabona, ari nk'igihe nabibonaga nko mu ishuri, hari igihe wasagaga niba tubana turi nk'abana 10 cyangwa nk'abana 5, ugasanga 2 bafite utundi tuntu bakora ku ruhande turababyarira inyungu, abandi 3 basigaye bagakora utuntu turababyarira inyungu. Ukabona bose bari kumwe, bari kugendana ariko badahuje. Aba ngaba nabo niko bari bameze. Igihe kigeze
turongera dusubiremo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Muri abo bakobwa 10 ndatanga urugero wenda kuri twebwe turi hano, kuko aba bakobwa nubwo ubona ari abakobwa ariko bwagereranywa n'abantu. Yego, wowe hari ibyo ukora wenda bishimishije Imana, cyangwa se njyewe hari ibyo nkora bidashimishije Imana, ariko tugendana. Urabona niba abantu batubona turi kumwe turi kugendana, barareba bavuga bakanaka bakora ibintu bimwe, ariko njyewe hari izindi nzira nyuramo wowe utazi, ariko abantu batubona bakabona tugize ute turi hamwe. Ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bahawe amatabaza yabo. Amatabaza ni imirimo. Hari igihe utoranyirizwa umurimo runaka, kuwukora ukawukora nk'uko bitagombye. Urugero, amatabaza n'ubuhanuzi bwa bitabaza. Niba Imana impaye nk'ubuhanuzi wo Concorde nkuzanira ubuhanuzi ubu n'ubu, nkaca kure yabwo nkakubwira ibitari byo, ntabwo ibyo ngibyo ari byo Imana igize ute ishaka. Umukwe muri buno bukwe rero, umukwe muri bano bakobwa, uyu wagaragaye nk'umukwe ni Yesu Kristo. Niba njyewe intuma nkakora ibyo ishatse, mbese iby'intumye akaba ari byo mvuga, undi kamutuma bya bindi yavuze akabigabanya cyangwa se akongera, ntabwo iradufata kimwe. Abantu baratubona kimwe ariko twebwe ntidufate kimwe. Ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bahawe amatabaza yabo. Ngo ariko muri abo bakobwa 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari iki? Ari abapfu. Turi kugendana aho ngaho, abandi 5 ari abapfu. Imana iduhagararire, ntitubone muri abo 5 ko turi abapfu, ahubwo tubone nk'abanyabwenge. Ngo baraho, kadusoma ijambo ry'Imana tuyoborwe n'ijambo. Nge ndibanda hano ku murongo wa 8 havuga ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Abanyabwenge barababwira ngo reka da, ngo ntibyashoboka. Niba twari turi gusenga turi kumwe, Imana ikaduha umurimo umwe tukawukora kimwe, ariko wowe ugategereza inyungu ntize, ngiye nkabona inyungu bitewe nuko nagiye, bitewe nawe nuko wagiye. Si ukuvuga ko nabo batari bize cyangwa batari bafite ayo matabaza, ahubwo njyewe ntekereza ko mu byo bakoraga byari bihabanye rwose, byari bihabanye, kuko nibigihe carageze twese baduhaye bimwe, bamuhaye ino Bibiliya nayo baguhaye Bibiliya, barakubwiye ngo soma, aho wari urasoma nta harimo kandi Bibiliya iruzuye. Urabona ngenda biriya bintu nabibonyemo, ndi kubibona harabamo ibintu by'uburangare. Igihe kigeze amatabaza bacana bikanga kubera ko nta mavuta arimo. Amavuta aturimo ni Imana yaduha. Nabara 5 b'abanyabwenge ni Imana yabahaye, ntago biriwe bajya kure, ni Imana yabahaye. Ngo barangije ngo babwira abo bapfu ngo amavuta ntayo dufite, ngo nimwigire mu bahanjuzi mujye kugura yanyu. Kandi bo siho bari bagize ute, bari bayavanye, ariko kubera ko batarangaye, Imana arakomeje ibana nabo. Ntabwo Imana ibana n'abantu b'indangare. Imana ikunda abantu baragendana nayo. Umukwe atinze ngo barahunikira, bose barasinzira, kubera ko 5 barimo bari bafite ubwenge, bo bari bibitse ku banga. Ngo umukwe aje, ngo bamenya ko umukwe yaje, ngo barakanguka, ngo bose barabyuka, ngo basanganira umukwe. None ngo babapfu ngo bagera ngo amatabaza yabo ngo akazimazima. Imirimo bakora bakabona nta hiri kugera, imirimo bakoze bakabona nta gaciro iri kugira, mbese nabo ubwabo bakabona ko ntaho bari kuva nta naho bari kujya. Ngo babanyabwenge ngo baramusanganira kubera ko nibo bari biteguye. Umukwe babwira ijambo rikomeye, arababwira ngo abwira babapfu ngo nimube hanze, ntabwo mbazi, kuko atigeze abamenya na mbere hose. Ngo yinjirana na 5 b'abanyabwenge, babandi 5 bakoze ibyo gukiranuka, 5 bakoze iby'Imana igirute ishaka. Hari igihe dukora iby'Imana, hari igihe dukora iby'Imana itadutumye tukagira n'uwo yabidutumye. Bitandukanira he? Iyi Mana ntabwo Imana igutuma ngikoshe,
ahubwo Imana iragutumika amanza yakugira inama akakubwira ngo uragenda umeze gutya na gutya, uragenda uhagaze gutya na gutya, uravuga ibi n'ibi. Wowe rero iyo utambikiye ukajya kure yabyo niho uba ubaye umupfu cyangwa se uba ubuze ubwenge. Rira jambo ngo abapfu nuko bari babuze ubwenge nyine batari kumwe nabo bagenzi babo. Umukwe arababwira ngo ntabwo mbazi, ngo nimugume hanze. Ijambo rya nyuma nagendeyeho ni umurongo wa 13 uvuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Birashoboka wowe dukurikiye, wowe nkurikiye, birashoboka ko Umwami Yesu yaza nonaha. Ese aramutse aje nonaha wowe nkurikiye akakubaza ngo uriteguye, wamubwira ko witeguye gute? Tube maso dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Imana idushigikire kandi Imana ihira imitima yanyu. Reka dusome irindi jambo rimwe ryo turarangirizaho riri muri Zaburi 116, turasomaho umurongo umwe wa 12. Zaburi 116 turasoma umurongo wa 12 wonyine. Nubundi turugusangira ijambo. Yego, ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Imana iguhereze umugisha cyane. Amen. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Nta kintu umuntu yabona yatura Imana. Hari igihe umuntu rimwe avuga ngo Mana nabuze icyo nguha, ahubwo ngo haye umutima wanjye. Wa mutima uhaye Imana uri miki? Umutima uhaye Imana ni ibiki wawushizemo? Kwa kantu kose gasigaye kaba hari uduterime twagiye tuza ugasuhuza umuntu ngo uri ku mutima, kantu kose kakaba ngo uri ku mutima. None uwo mutima uremereye gutyo ugiye kuwutura Imana gute? Ibyiza Uwiteka yangiriye nabimwitura iki? Ibyiza Uwiteka yampaye nabimwitura iki? Agakiza Imana yaguhaye cyangwa se agakiza Imana igiye kuguha wakitura iki? Nta kintu wakwitura Imana uretse gukiranuka no kugendera mu nzira yayo gusa no kuyumvira ibyigutegeka. Imana iduhagararire kandi Imana idushigikire. Ntabwo nkunda kurambirana mu jambo ry'Imana, ahubwo Imana ihira imitima yanyu kandi Imana ibasobanurire kubera ko ari ikorana na Mwuka Wera. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Yego, mukozi w'Imana kaji wabo Eritsiye, Imana iguhe umugisha. Impamvu izina rikunda kungora nzi witwa niba twaje amahoro, sinzi witwa Kajibwami, naho nandi kujya kubihuza. Imana iguhe umugisha. Reka tugane ku musozo, n'ubundi tugusaba gutanga nimero uwumva yafashijwe nkuko nafashijwe azaguhamagara mufatanye gusenga. Ni karibu utange nimero n'ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero 078 06 89 4 2 ndasubiramo 078 06 89 4 2. Ye usengera isengesho dusoze nkuko twanatangiye dusenga. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, wabaye mu ruhande rwacu naho kuba cacitse. Izina ryawe ryera nirihabwe icubahiro, wahagaze muri twebwe. Iki kiganiro kivuye kuri wowe. Iki kiganiro ndagusabye kugira ngo kigende kigere ku Banyarwanda n'abandi badukurikiye hanze y'igihugu. Iki kiganiro Wera wa Isiraheli gituma abantu bahinduka, kuko natwe wagiye utuvana iyo ngiye twari turi mu bibi, nabo ugira iyo bakura, ugira n'iyo bashira. Izina ryawe rishimwe. Kore icyatuma umurimo wawe utera imbere, kandi umurimo wawe urawishoboreye. Twebwe watugize ba ambasaderi ku isi kugira ngo tukuvugire, ariko nawe ushoboye kwivugira. Niyo mpamvu tugize ambasaderi kugira ngo abantu bizere kushoboye byose. Nsenze kugira ngo Uwera wa Isiraheli duhana umugisha, n'aba badukurikiye udushigikire kandi uturengere. Ni mu izina ryawe ufite imbaraga n'ubutware urakoze. Amen.